Ishimwe ry'umugore ushimira umugabo. Mutware wanjye nkunda bose, nje umufasha wawe Nyiramwiza, nifuje kukubwirira muri iyi nyandiko ko nanyuzwe. Nanze kuba nk'abubu bazaba ari indashima. Mbivugiye ahabona nifuza ko n'iyi nyandiko wazayita ntacyo bitwaye n'abandi bakayitora bakayisoma, bakamenya ko hari abagabo beza babimenye ku buhamya ngutangiye, kandi ko aba bana nabo bagomba gushyira ijwi hejuru nyuma yo gushima Imana nabo bakabashimira. Abo ubabereye isonga, ndagushimiye. Nagusanze mvuye iwacu hakenye, ndi injiji mu gihe mwe mwari mwifite kandi muhumutse. Ku ikubitiro impamvu zajaga gutuma tunyuranya zarengaga 1000. Tiwanseka, tiwanyanga, ahubwo uranzamura ndajijuka kandi ndaruhuka. Nararwaye igihe kirekire urihangana, undera nk'umwana ukunzwe. Narahemukaga nkangiriza ugatuza ntubyiteho, ngushimiye ubwenge bwinshi wahawe na Rurema, bugutera kumenya uwacumuye abitewe n'ubujiji, aho avuka cyangwa aho yarerewe, abitewe n'agahinda cyangwa umuruho. Iyo uba utabizi najyaga guhangayika. Wari uzi kuyungurura inama uhabwa, kuko iyo bitaba bityo inama za mabukwe bateranya, iza bashiki bawe Teranganya na Kidamage, iza bene nyoko Bijagari na Gasabaganya, zose zari izo kudutanya, kandi batangaga impamvu zijya gusa n'ukuri, ariko zigasanga warize kudakubitira imbwa gusutama ngo utazimara. Nje n'abawe twabyaranye watwitayeho, uretse n'abo dukoma ubumwe. Wakunze bose nk'uko izina ryawe riri, mu rugamba rw'ubuzima ntiwabaye umugabo gusa, ahubwo wabaye n'umugaba uzija imbere. Waherereye ahavunanye uriyima ngo duhage, wiyicisha imbeho turasusuruka. Icyandenze muri byose ni uburyo wanyigishije gukunda ab'iwanyu banyangaga bose, untoza kubagirira neza, bisoza bose mbabereye inshuti. Kandi iyo nzira nge sinayibonaga, najyaga guhangana nabo kandi sinari gutera kabiri. Kubw'ibyo byose rero mutware wanjye, hamwe n'ibindi bibitswe ku mutima, naranyuzwe, ndagushimiye.